Yes guys, reka nakire umutumirwa wacu nababwiye ngo c'est un invité spécial kubera ko ni ijyambere tugiye kuganira araje adukubitemo ibintu byinshi umeze neza. Ndashimira Imana ndabashuhuje. Turikirije. Ya. Nakunze kugenda mbakurikirana cyane. Yego. Mbona hari ubuzima isi datanga mwe mufite. Yego. Niyo mpamvu kandi nyine igihe kintegeka kudasakuma ibibonetse byose. Kigutegeka kurobanura. Rimwe na rimwe n'igihe kindobanurira. Ariko inshuro nyinshi kuko giye uyo nshizemo akaboko shaka kurobanura ibyo kitarampereza. Icyo gihe mitanoswa n'isi. Isi mvuga nisi Ikubita Nuwakowe Kumwanwa Yihangu, nisi ikura amenyo umugabo akaba amapengu, nisi y'umukorogo kanyanga mu muhogo, nisi ifata umusore ikamuvuna umugongo, nisi icukurira umuzima ataranahagera icumbikiye abantu bifitiye imigera, isi soroma hitabibye igasarura hitahinze, nisi aho amarira y'imfubyi ashoka buri munsi asaba akawunga gahatwa igipfunsi. Turi mu isi ya rwona huyoba gatoya ugapfa nk'igikona, nisi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika, nisi y'iminja zuzuye agahinda, zimwe muri toyi, zindi muri rigori, zindi muri puberi, isi mirabazima bagenda ntibagaruke, isi y'urukungu rukurana n'amasaka. Urukundo rwarashize ikibi kirabyibuha, gusa murambwira rugira nti Mana ndindi isi nkiyo. Turi mu isi ya rwona huyoba gatoya amazi isi kakona, turi mu isi ya rwona mu mwanya wo kukonsa yabwayira konka, icura umucuza akabura yacira, agacikira akanyarira ngo byibura adacumura. Urupfu ruti cacana ndaguceka, urapfupfuye iby'ishuti biragwira, umupfupfuye ni nk'ishara mu muriro, rugira nyihera ubuhongira. Nisi Ikubita agashyi, waringaga ryembo cye kikabindushye, ntukanywesha imbegeti, jya wirinda injereri, wigirira icyizere nka Esteri. Isi dutoza gusimbuka, hariya dusimbukiye akitwa w'abandi tugasandagiza ibyo tuhasanze, ikatwitura kuduterura ikaducomeka ibere. Umuntu nyamuntu arayakurura akayajundika, isi yamusakuza agaceceka, yasakuza akayacira. Watakaje ubumuntu akibagirwa ko ari umuntu. Uyu si umuntu ni umuzima mubi, kandi umuzima mubarutwa n'umuzimu. Arayakurura akijuta akibagirwa ko Uwiteruye ataremera, igatangira kumugosora ariko imivanamo icenga, imuceka gahoro gahoro, kamuzamura iyo hejuru, kamutanga ku butaka, igatangira kumurembuza iti kijyongero hasi. Ko numva urenze bro. Ubuzima. Yego. Nari nifite nyogokuru ne wajyaga tubaza ngo ubuzima ni iki. Twebwe tukamubwira ibyo turebesha amaso, ariko aza kuduha igisubizo. N'ubu nkibaza, yaratubwiye ngo ubuzima ni icyo ntazi, ariko kubera ko urabona imvi zitangiye kugenda ziba uruyenzi, ntangiye kugenda nsatira imyaka yo gukura mu nzira yabyo. Niko bimeze. No kuvuga ntangiye kugenda mbibona ubuzima ni icyo ntazi, kuko isi yo itwigisha ko rimwe guteranya rimwe bibyara kabiri. Mu gihe ku Mana ho siko bimeze. Imana yo ahubwo itwigisha ko rimwe gukuramo rimwe nibyo bibyara kabiri, ahubwo rimwe wateranyaho rimwe bibyara rimwe. Ahubwo se ko natubwira ngo rimwe guteranya rimwe ugateranya na rimwe bingana na rimwe nabyo. Niko bimeze. Kuko nukuvuga ngo byangora kugira ngo numve ko aha nicaye muri gihe hicaye mu ndi muntu. Ndumva inzara, ariko inzara sinyiza. Sinzi se w'ibitonyanga. Sindabona umuntu wazamutse ngo ajye mu kirere hariya afate irange rya meki, ubwo turabamamarije mutwihangarire. No afate irange avange agende hariya hejuru asiga umukororombye, hanyuma yongera amanuke. Ahubwo mbona abagitijwe guhumeka, iyo bagize amahirwe ntibahumeka insigane nk'umuserebanya. Mbona hari ukuntu iyo urebye utitegereje igihe kikagutiza imbaraga, ubwo ndavuga iz'amafaranga. Hari igihe duhurira mu muhanda nkagira ngo nago ndi ku isi, uriya ni uri mu isi, jewe hari undi mubumbe mbaho. Ndashimira Imana rero ko nisanze hano, kandi hari ubuzima navanye kuri iyi channel yanyu Umutoni Official n'abantu, kandi kuko buriya ururimi ni rwo wowe nakuyemo
ubuzima mu bitekerezo cyangwa se mu magambo y'ubwenge munyuzaho hano. Niyo mpamvu nanjye nisanze nicaye muri studio z'Umutoni official. Yego, tukiri aho ngaho wavuze ibintu byinshi abantu barashobora kuba ndetse bashoboye kumva aho uhagaze cyangwa icyo uri cyo. Njyewe natekereje kuri umusizi, ariko ukiri aho wakomeje kuvuga ku bintu by'isi. Isi bro, ko bisa nkaho isi hari icyo yakwigishije cyangwa hari ikintu gikomeye yagukoreye urumva ubasha kuyitinya, bimeze gute? Isi rero buriya njyewe ntaravuka nari ndiho, ahubwo icyaburaga nuko isi nyakira ikanterura. Njya kuvuka ndabyibuka. Urabyibuka? Ujya kuvuka kandi utari uhari? Ni ukuvuga njyewe mbere yuko mama ntwita nari impari, ahubwo ikitari bwagaragare ni uku kuvuga, gukanura, gukorakora ku bintu, ariko nari impari. Kandi mvutse ikintu cya mbere cyatumye ntinya isi nuko yanyakirije amarira. Kandi si jyenyine, nawe isi yakwakirije amarira. Niyo umwana atarize baramucurika paka ivata rimushizemo, hanyuma akarira. Icya kabiri nabonye umuntu akuraganya. Icya gatatu umuntu apfa niha. Nubwo umuntu n'ubundi apfa gatatu, umuntu wavutse we biro obvious ko agomba gupfa, ariko hari n'abapfa bahagaze, hari n'abapfa mu buryo bwo kwizera runaka. Isi rero ifite ukuntu iyo nyine idutoza. Ubundi nakabaye naravutse mama akarira kubera ibyishimo se. Ubundi nakabyaye umwana nkarira cyane. Urabona iyo tubyaye umwana turaseka, tukamushyira mu ngobyi, tukamuheka, tukamuha ubuzima. Umwana yarira ugaca akarabo, ugatangira kugenda ukazunguza inyuma ye, mubwira uti ceceka. Ubwo waba ufite ubushobozi ukamugurira ikirindazi muri botike, ukagenda umubwira utakira ceceka cyangwa womboye agati. Ariko n'ubu sindasobanukirwa impamvu umuntu wavukiye ku butayu bw'iyi si mfata nka ahantu hari ubuzima, nta buzima buhari ku isi. Hano turi nta buzima buhaba, ahubwo habaho kwirwanaho, duhora mu bisongo gusa. Yego. Rero sinibaza ukuntu umubyeyi yabyarira umwana mu bisongo agaseka. Kuko uzareba umuntu ararwara kansa akayimarana imyaka 10, araribwa, ari kwa muganga. Nta nubwo wenda mu bihugu bimwe na bimwe ntibiratora amategeko yemerera ko uwo muntu wenda bamuhuhura, ari ibihugu bitarageramo. Imyaka 10 uribwa, uwo muntu yava mu mubiri twese rusororo tukaririra rimwe. Mu yandi magambo ari amarira bavuze ngo nge ndifuza ko yakagarutse mu mubiri agakomeza akababara. Nicyo bivuze. Niba umuntu ashobora kumara 10 years kansa y'ibere ayifite hano, umuntu yarashize. Cyangwa se umuntu yagize impanuka, avunitse nk'umugongo, nyine ni ubuzima ntago azakira mu bigaragara. Noneho kuko urupfu si umwanzi, ni intumwa Imana ikoresha ishaka gusarura. Kandi genda ufata nk'ivatiri iza ikazije gutwara izikinguye buri gihe imiryango ntayiriho. Noneho umwana wa ngofero cyangwa mu bunyambiriri n'umwana wa rugigano uri muri Amerika kwa Trump, twese twinjiramo rimwe, twarangiza tugakwirwamo. Umwe agahobera undi akamubaza ati none se bya imodoka by'iwanyu urabisize? Ati ndabisize. Undi nawe akamuhobera ati nawe se bya bijumba by'iwanyu urabisize? Ati ndabisize. None se kumbwiye iby'ibijumba nawe ya mayonnaise urayisize? Ati nayisize. Yo ihangane. None se nawe bya bishyimbo by'iwanyu bya mutiki urabisize? Ati nabisize kabisa. Mwaba mukiganira ibyo ukajya kubona ukabona hinjiye abandi nk'abo ngabo, mugahoberana, mugahuza ubumwe ku isaha imwe. Metero yo ntago irenga n'imwe kuri yindi. Mwarangiza wajya kubona ukabona nyine essence yo biterwa nuko mwitwaye, naho konake nicyo gihe.
sasa umuntu ugize amahirwe yo gucika iyi gihenomu, kuba ivuga gihenomu, gucika ubu buzima burandase, ni gute umuntu ababazwa nuko umuntu avuye muri uyu mubiri? Nk'ubu urabona ntabwo ari ukugena avutse meze, njye navutse bankamira agashyushyu, mvuka ndi agasore keza gafite agasura keza gaseka neza, ndibuka ndi mutoya najyaga nambara agakanzu ka mushiki wanjye kuko nasaga n'abakobwa, noneho uko nagiye nkura baba banyambitse ikabutura, njya nambara agapataro, nambara agashati, ariko nyine uko usatira izuba niko rirushaho kugutwika. Uko nagiye nkura niko nagiye nsatira ibibazo, subira hahandi hasi rero uba ufite ubushobozi bwo kurwana nabyo. Nyine urarwana ariko iteka ntabwo tunesha, kubera ko isi ifite imbaraga zirenze izo twe dutekereza. Kuko niba buriya agaciro k'igikona kagihabwa naho cyaritse, urabona izi birabo biri ahangaha, izi ndabo hagiyemo igikona ukagitera ibuye hano, nta n'umuntu wavuga ati iki gikona uragihora iki. Ariko nubwo kitaribwa cyaribwa n'ikinebwe, umenya agaciro kacyo kiri nko muri presidence. Uburi yuhanyiza ukavuga uti ariko kiriya gikona ko mbona gishaka kwanduza imbuga y'umusaza bite, ugaterura itafari ugashaka guterayo. Nukuvuga ukibitekereza bo bareba muvoma ushaka kubikoramo, aya maboko bahita bayahungura. Kubera iki? Icyo gikona cyaheshejwe agaciro naho cyagiye kwarika. Natwe rero sinzi impamvu tugundiriye ubutunzi bubora hano ku butaka bw'inyarugenge, kandi agatirano katamara imbeho. Turatijwe uyu mubiri, turatijwe. Huza abantu benshi bari inshuti zanjye bagiye bitaba Imana mbareba, bari abastari, uhereye kuri Jay Polly buriya nifuzaga ko twakora n'indirimbo, nakundaga ukuntu yandika. Tukira aho ngaho twatangiye abantu bibwira, tukaza kuganira. Ntabwo nabibwiye se? Oya. Tukaza kwinjira mu kiganiro numva vibe zije, nyine wamaze kubwira abantu bakurikirana umutone ufishuri. Mutwihanganire byaturenzeho, ariko nitwa data yanyise Hategeka Imana, padiri anyita Claude, shehe nawe anyita Abubakari. Rero ndi Hategeka Imana wa Rwigemera wa Ngurube wa Kirugu wa Masamba wa Ngoma wa Ruhara wa Kongomani. Ndi umusizi wa rudasumbwa nkabinga bidatsindwa, ndi umuhigi w'igikumwanza agahondoberera mu mutego, ndi kiniga cya Rumanura, ndi rubuga rwa Kagogo, ndi Muguta, ndi Dawidi ku rugamba inkota mu kiganza umwanzi nkamucikinyita, mu kirere ndi Nkuba, ku butaka ndi Impara, mu mazi ndi Satisatura imisozi nkerarira wambyariye ikibondo, nanga rufuro ngakunda igikoro, gakirana n'intare nkayikora mu nkori gacira ingonda, ndi Nyamirindi ya Rubaya, mwirasaniro ry'abasizi nasanze Rusengo, nyambutse iriba rya Rwezangoro, ngo ngere ku iriba rya Kabyaza imbyeyi mbyara imbyeyi wanyora inkara kabyara, nduwo nuko ndeshya. Hanyuma mu gihe cyashize nitwaga Mbeba Yinzungu. Mbeba Yinzungu rero ni izina risanzwe, nkuko ubyara umwana ukamwita Fisi, urumva ni akazina keza Fisi, ariko mu Giswahili mu Kinyarwanda bivuga impyisi. Nuko hahinduka ururimi gusa. Ubu hari n'undi ushobora witwa White Mouse, ni Mbeba Yinzungu. Mbeba rero nyine nuko batakwise Mbeba y'Inyarwanda. Mbona amateka buri Mbeba duhuje kwirema ko basirikare mu mubiri, tuzirushaho 5 serire nerale zimwe na zimwe. Imbeba rero nagasimba ura ni kamwe mu dusimba twororoka ku isi, kuko imbebe ebyiri ngabo n'ingori yo zinjiye mu nzu umwaka umwe zibaye 140. Nta kandi gakoko ku isi kabikora gutyo. Ikindi Mbeba nagasimba kubera kwa guhuza serire zimwe na zimwe, nagasimba kageragerezwaho inkingo, naho ze mbari inkingo shobora kuba naratewe mu buzima, mbona zirarenga nk'8: kokorishi, imbasa, agakwega, igituntu, ngwiseru, haje covid, niza malaria numvise ngo zaraje. Buriya zira nkingo zose ziboneka uko habaye Imbeba. Mu yandi magambo, tugihumeka kakuka kakabomboni kuwiteka, Imbeba ni igitambo ku bantu. Imbeba Imana izikuye mu isi ukwezi kumwe, nta muntu wasanga ku isi. Kubera ko ubu urukingo bantera, urugero covid, je kugira ngo rungereho babanza
testingira ku mbeba hariya kubera kwa guhuza uturemangingo tumwe na tumwe muri twebwe. Hari imbeba ziribwa, hari imbeba zifasha abaganga cyane cyane abantu bize ibintu biri santé mentale, uburwayi bw'amarangamutima buri ADHD, cyane cyane muri Mexique zifasha abo baganga kuvura uburwayi bw'amarangamutima. Imbeba rero nyine ni agasimba keza cyane, ahubwo ikimbabaza nuko bazitega utumashu ngo zipfe. Bazitega utumashu ngo zipfe zirangire kubera ko zangiza, kubera ziraryangwa imyenda, kandi imyenda ntabwo none si imyenda twayizanye ku isi. Impamvu zirya imyenda nuko bataziha ibiryo. Uzihaye ibiryo ntabwo zarya imyenda. Abandi hari n'abazitega bakazica, nyine imbeba barazi, ariko no kuzihohotera. Ikindi imbeba igiye ku giti cyanjye kubwa ari n'umwami ninde kubwa Rudahigwa, numva hatanzwe imbeba mu gihugu cyose, imbeba izo bita Gasumbirigi ziratangwa. Izo mbeba rero zari zishinzwe kuvura abana bwaki mu gihugu hose, hano iwacu mu Rwanda ziratangwa. Nanjye rero mu baziriye naraziriye imbeba izo bita Sumbirigi. Kuri iyo umuntu arwara kwa sharukoro, niba atari marazi mahari, ukabyimba amatama babyita amashampa, noneho bakakubagira imbeba imwe mu gitondo, indi bakayibaga saa sita, indi bakakubagira nimugoroba, bakavanga bagashyiramo n'utundi tuntu kanywa umusosi. Nyuma ya 2 weeks umwana ahita asubira ku murongo, agasubira n'agapo keza. Kandi cyane naraziriye. Ubizi ko arizo ubu zireba ni imbeba ziva mu Bubiligi. Rega buri imbeba zirimo amoko 63. Noneho iziribwa zo zirahenda kuko ikiro cyazo kigura $, ndumva ubageze ageze kuri 600 mu Bubiligi, muri ibyo bihugu byateye imbere. Na hano za Nyarutarama hari umugabo uzoroye, ziribwa n'abakire. Twebwe ba rubanda rusanzwe zarabuze. Ahubwo bari kugenda badukira irindi tungo rya mahuma. Ariko ndi uwo nguwo rero, ndi umunyarwanda, ndi umupapa wubatse, mfite umudamu n'abana. Mu Kinyarwanda nta muntu ujya uvuga abana, gusa n'abakobwa n'abahungu. Nuko kandi ariyo wababyaye nyine urababyara, ariko mu mibare ntago mu muco. Mu muco cyangwa se n'inka nta muntu ujya uvuga ngo mfite inka zingahe. Gusa kubera ko umuco waje mwico, n'ubundi ujya kwa muganga bakakubaza ngo ufite bangahe, uti 5 6. Ariko ushyize mu muco nyine nago umuco ubyemera. Yego. Uri umusizi, twakubonye uririmba indirimbo za Sekira, tukubona mu mafilme atandukanye. Kuri ubu bimeze gute, uhagaze? Ubu ndi mu buzima bwiza, ubuzima bunyemerera kuvuga icyo ntekereza nona. Sekira ntabwo nayiretse, kuba ndi umusizi ndi umusizi. Yego. Ahubwo ibisohoka muri jewe nibyo biba bitandukanye. Nk'ubu ndi muri gospel. Yego. Uri muri gospel kandi utararetse na Sekira? No kuvuga nk'ubu navuze hari umuntu uzuvuga ngo nta wakorera abami babiri. Nta ukorera abami babiri. Ariko nyine uwo mwami wahisemo gukorera niwe uguha ubuzima, akaguha ibyo uvuga naho bitwara. Kandi nizera ko Yesu Kristo ubwo niwe mvuga, we hari ubundi buzima yashyize muri jewe, kandi ubuzima bufite icyo buzamarira benshi. Nifuza kubaho ndi munsi cyangwa se nicaye ku bibero bye, ni akandera, kandi n'abafite umuco bakandera. Nifuza rero kuba narindi muri Sekira. Sekira barabayikora ikabahira, ariko je ntabwo Sekira yampiriye, kubera ko hari ubuzima nkene yari yarasize muri jewe. Ubuzima nkene bunyambura ubumuntu, cyangwa se bunyambura uwo ndiwe. Nifuza kubajye kubundi ho biramvuna. Rero kubera
Yesu niwe bwenge, niwe kuba atamwemera ni ikigusha birumvikana, kuko Bibiliya niyo ivuga ngo ijambo inzira y'umusaraba kuba arimbuka ni ubupfu, ni ibintu biba bitumvikana. Ariko iyo tubanyuzeho bicaye muri izo ntebe, iyo badutumye umweko turawuzana, badutuma ikirindi tukakizana, badutuma inkono tukayizana, ariko twebwe twahisemo nyine ubwo buzima bwa bwenge juru. Urebye ubuzima wari ubayemo ugikora sekira n'ubwo ubayemo uyu munsi, itandukaniro riri he? Cyane cyane dore ko naho ugenda ugaragara wari muri sekira wari usa neza kuruta ubu. Gusa neza gute? Kuri apparence. Kuriya kwambara amadarubindi ameze nk'ay'igihori. Neza nyine ukabona ati n'ugukiye akavuga Shenete wagira ngo ni uruziramire. Biriya. Nta Shanete ngira iwanjye, nta na Rinete ngira iwanjye. Buriya hari igihe tushobora kuvuga ngo buri kintu cyose cyatuma umwana wanjye ashobora kuba yarya, yakwiga, yakwambara, yabona aho kuba, wagikora. Ariko naje gusanga burya ari ukwibeshya. Nshobora kugira igikundiro bitansabye ko, donc urabona hari umuntu uri ber n'umuntu uri joli. Umuntu uri ber ni umuntu uri w'umwimerere, umuntu utahindura look ye, agasatsi ni naturere, umuntu nyine usanzwe. Naho joli ndatoborera izuru, ntobore niri, shyira irindi hano nshyireho kururimi nageho, ku mukondo nageho, ahantu hose nageho, hano shushanyeho ingwe, hano igikona, hano isazi. Nuko banavuga ngo tiye joli. Ukumeze rero byangora, ariko ubu ngubu ndumva aribwo meze neza kuko mfite amahoro. Ijambo amahoro rigaragara muri Bibiliya inshuro 408. Si ya mahoro ya UN, ni amahoro Imana itanga. Ndumva meze neza kuko mfite amahoro, kandi nta alimentation waguramo amahoro. Wapi? Ibyishimo nta botike wabivanamo, ariko ubu ndishimye. Kubera iki? Byonyine kuba twicaranye gutya turi kuganira, mwantumiye. Urumva mbere yuko mwanyubashe, mwamaye agaciro, deja nabanje kwakira ko ahubwo mwe nimwe mukwiriye kubahwa cyane. Kubera ko hari umuntu wenda utarunzi nungutse, nawe hari umuntu utarunzi urungutse. Ubwo buzima busobetse yewe nibwo banumva nabamo cyane. Urabona buriya buzima bwa gistare cyangwa se wifashe nka kuriya kuntu ugira igikundira, abantu benshi bakagukunda, abantu benshi bakaba bifuza kuvugana nawe kwa ibintu nk'ibyo. Kuri ubu ngubu urebye buriya buzima n'ubu ni hehe igikundiro bimeze gute mu bantu? Ubuzima bwa gistare ntago buvamo, uhora ukiri wa wundi. Iyo buriya abantu batwara ishusho ya mbere, ishusho ya kabiri kugira ngo abantu bayishyire muri bo biragora. Nawe uzareba umusore mwakundanye bwa mbere, niyo haje undi wa kabiri, nk'ubu nyine uwa mbere hari akantu kajya kazamo, ku buryo ari n'igihe muba muryamye muri kuburira, ariko ukamubwira uti sheri, hari umukobwa najyaga nkunda kera, dore aranyandikiye. Ari kunyandikira ati twajyaga dukundana, ambeshya, ariko nza kumukata. Wenda icyo utamubwira ni uko wenda mwajyaga mukora amajabu. Ariko ntago kabura, kuko ntabwo ushobora gushaka umusore utaragize undi mu ex wawe. So rero ubuzima bwa gistari ari inshuro nyinshi n'ubuzima bushibukaho intobo n'ibitovu, bugashibukaho imitini. Kugira ngo uzaboneho ururabo biragoye. Kandi n'ubuzima bwambura abantu b'umuntu, bwamburaga bukwambura uwo wari uriwe. Uza witondaga, ejo ugatangira gusimbuka nk'igikeri. Kugira ngo uburamiremo rero bigusaba kumva no guha agaciro aho uri. Ariko ubuzima bwo ku Mana bwo ni ubuzima nyine urumva Imana ibikugenga. Warya, utarya, waburara, ukusa, ukugenda, ukuvuga, ibintu byose birahinduka. Imana isigara ariyo, kandi hari Imana mu basitari ubona inshuti. Wanavayo wajya ku Mana ukabona inshuti. Ariko biba byiza iyo ugumanye ziriya nshuti ukagumana na ziriya zose zikakugana, kuko
hombi Imana iba yakuzamuye. Kandi buriya nikosa nakora kuzamuka nkumva ko hari aho nageze, kuko nta kirere umuntu azamuka ngo yumve ko hari aho wageze. Iteka duhora tuzamuka. Rero bigusaba kuzamukana nabo muri kumwe, kuko iyo mugeze hejuru iyo uguye ya maboko wazamukanye niyo agusama. Naho iyo uhushijwe gatoya wisanga ku butaka ariko ukabura gisamo kisama wasandaye. Ariko aho biba bitandukaniye nuko hari nyine ku Mana hari ubundi buzima, hari amakuru Imana ibiguha, hari uburyo uvugana n'Imana, hari wakira ubundi buzima utari ufite muri wowe. Kubera iki tugenda tubona urabona abantu bari muri sekira cyangwa se batari mu bintu by'Imana babazamuka umunsi babivuyemo ugasanga baribagiranye, nta bantu babazi, kandi tuzi neza ko Imana ariyo igena byose igatanga byose. Kubera ko ubwo buzima bubaho rero navuga ko Imana ntabwo Imana igena byose. Isi y'umubiri igena ibyayo, Imana yiduha guhitamo inzira n'ebyiri, iriya ni urupfu, hariya ni mu bugingo. Sasa wowe urakora iki? Donc twese twicaye ku meza yikaraga, hari akawunga, hari ibishyimbo, hari umuceri, hari dodo, hari inyama, hari amafi. Noneho ibyo mvuze n'akaji, ibyo mvuze ni Yesu wicaye hariya, cyangwa se ni Imana yicaye hariya, kuko hari n'abatemera Yesu ko yabayeho. Ariko twese twicaye ku meza turi kurya. Noneho hari abana b'ingayi bagaye icyo bahawe, bahina amaboko, biciwe n'inzara aho, baragwa, barapfapfana. Uwiciwe n'inzara kuri ayo meza si uko Imana itagabuye, ariko abariye barijuse. Abo rero barakomeza bahumeke babeho, ariko uriya mwana w'ingayi barakomeza abeho mu buzima bw'uruzerero gutyo. Rero njyewe nakiriye umunezero muri jyewe kandi ndabishimira Imana. Twakubonye wakitinga mu mafilime menshi, ubu ngubu ibyo bimeze gute? Filime yo nayikinamo, ahubwo byaterwa na role iyo ariyo. Ni ukuvuga ngo mbere yo kuja gukina babanza kuguha script ukareba ibyo wakitinga? Atari ama script yabanza kumpamagara, nkanumva niba amafaranga nshaka niba ari buyame, kuko jye sinkorera ubuntu. Aranyishyura nkamenya ngo umwana wanjye ikigo yigaho yize, ibi ngiye gukina ari byo byatumarira. Kuko niba Brian Dinko yarakinye filime ya Yesu akatubera icyigisho, abantu benshi bakaba bamanitse amashusho mu nzu ye batanamuzi. Ariko iriya filime nanjye ntakubeshye nyibona bwa mbere kera mu bwana bwanjye, numvaga uri ari we Yesu. Narebaga ukuntu ba Mariya bameze, numvaga ari we Yesu kabisa. Donc amashusho ni imbaraga zakubaka cyangwa zikagusenya. Filime ziri pornographique never. Filime zirimo kwicana kubiki ushobora gukina filime ya gishumba, gipasiteri, umuvugabutumwa, filime yo mu buzima bwo mu rugo, zirinda abantu ihohoterwa, zigaragaza ubuzima rusange mbamo mu buzima bwa buri munsi. Ariko nanone ari filime itanyambura agaciro, kuko agaciro turakagendana. Agaciro kakwicaza ku ivu cyangwa kakakwicaza muri diva. Niko navuga. Utekereza ko ari iki gishobora kukwambura agaciro? Gutakaza uwo uriwe bikwambura agaciro, kandi uwo uriwe bikwambika uwo uriwe w'ejo hazaza. Kuko iteka abantu baturebera muri ejo hashize, ariko agaciro ko iteka katureba ubu n'ejo hazaza. Kandi ejo hazaza hategurwa nyine n'uwo muntu, bwa buzima mva muntu buri muri uwo muntu niko kamutegurira ejo hazaza. Kuko uyu munsi ushobora kuba uri umuntu twese dukomera amashyi, ariko ejo igihe ya mashyi amaboko agacika, ugasanga noneho turakomesha uduhirivi, ugategereza amashyi mu bukwe ukayabura, mu buryo bw'ijambo cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze. Ariko agaciro aho wicaye gusa, n'umuntu ashobora kukwaka agaciro bitewe n'uko akureba. Ariko buriya wihanganira inkoni nyine igukubitira aho wicaye, cyane cyane iyo nkoni mu gihe utigeze uyihamagara, bikaba byayicaye wo gusumba arakumanurira, hanyuma usoroma ibimusumba
akihanganira ibimutokoza, ni ukuvuga nyine aho wicaye urayihanganira, byanga bikunda ya nkoni arayigukubita ariko ikavunika. Yivunitse rero tayari umudendezo bawo ubonye. Ukomeje kugaruka kuri gospel, hano hanze dufite abantu benshi bari mu kuza baje muri gospel bavuye muri sekira cyangwa bakatwereka ko ari abantu bihaye Imana ariko bari guteka imitwe. Ibyo ngibyo nabyo abafana barashobora kuvuga ati uyu motipe tuzi ko yari yaragafashe wenda hanaha ntaje guteka imitwe. Bihaye Imana urumva bihaye Imana. Twese dukunda perezida wa Repubulika yacu, Excellence Paul Kagame. Turamukunda, ni umubyeyi wacu, abana bamwita muzehe, sibyo? Ubu kugira ngo mbyuke mu gitondo njye kwa perezida wacu atantumyeho, hari igihe wahagera ugasanga hatanzwe itegeko ry'uko nta muntu uri bwemererwe kwinjiraho, ugasanga hari andi maboko ahise akubaza amakuru utari ubyiteze. Ariko perezida mu nama from Norway iyo agutunze ikiganza akavuga ati ndakubonye ndakwibuka, ibinyamakuru byose bitabyandika, n'utaruza ahita kumenyera aho ngaho. Burya Imana iyo igusanze biroroha, ariko gusanga Imana biravuna, kuko usanga Imana ariko utazi aho ugiye hariho, ariko Imana iyo igusanze ibizaho igiye kugukura. Abo bihaye Imana rero bagatangira kuyivuga itabatumye, bakaririmba itabatumye, hari igihe kizagera isi nibateza cyamunara hazabura umukiriya. Ariko umuntu Imana yasanze ikamukura mu busambanyi, ikamukura mu bujura, ikamukura mu bwicanyi, muri ubwo buzima bupfapfana, Imana iyo imukuyemo iramwoza, ikamwambika, ikamusiga, ikamunogereza. Njyewe rero sindi muri icyo cyiciro cy'ubudehe. Data afite ukuntu arokora abantu, ariko nawe ari ibyo warabanje kubona mbere y'uko ibyo biba. Navuga ko rero ishuri umuntu aba yaranyuzemo ry'ubuzima rinyemerera kudaba Imana no kwicira bugufi n'abatayemera, kandi kiriya kirere ntabwo cyishyize hariya. Ibyatsi ntibyimejeje, hari umunyabubasha, uwo rero genda mwubaha. Ni nawe ukorera, ni nawe nkorera. Iyo ubona abitwa ko bakorera Imana kandi ugasanga hano hanze hari ibintu byinshi tubona bikaba byanabera no kuri social media, ugasanga kandi bikaza bivuga ku Mana, kandi buri Imana ntago ari ikintu cyo gupfa kuvuga ukinishe ibintu nk'ibyo, bisaba kubyitondera. Ubu bibona gute ari abashumba cyangwa se n'abantu baba bayobowe n'abo bashumba, ugasanga ufite umushumba uraje uramuvuze hano, cyangwa se ushobora kuba uri n'umupasiteri uri mu kwirirwa mu dutiku tudafite icyo tumaze. Impamvu nareba baba baratorejwe he, barezwe nande, ibiganza banyuzemo ni ibihe? Nta mukuru utagira mukuru we. Gusa nanone nta uhano wahanutse. Buriya isoko uvomyemo ni ikumara inyota, kandi jewe mu ijambo rimwe navuga ngo urareka urukungu rugakurana n'amasaka. Nyiri umurima wazaza avuga ati biriya ni mu birandure, mu bihinka cyangwa se mu bitwike. Nuko bizagenda umunsi umwe, isaha imwe ntazi tutazi, ariko bizabaho, kuko ntabwo Imana izemera ko aka kajagari gakomeza kubaho. Kuko hari urumva, gusa nanone biba bibabaje Imana iba yapfushije. Ahubwo igitangaje nuko usanga abantu barishima, Imana irapfusha, abantu bakabyina bagakora mariage, ariko Satani yapfusha, Imana yapfusha, twese tugaseka. Donc nyine barahobera, isi barayihobeye, bamaze kumva icyanga cyayo, ariko igiye kubaruka bihorere. Yego, tugiye kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Twabonye utuntu twawe twinshi turi trend, ejo bundi uri kubwira amajye ngo napfukame ngo umusengere iki, kandi nibaza ko gusenga hagomba kuba ikibanza nyacyo mugomba gusengera mu biriya bintu, cyangwa uba ushaka gutwika. Bibiliya iravuga aho ukandagije ikirenge habaye ahanyu, habaye ahanjye. Twari turi mu kuganira, Amaji ni umusilamu, nanjye ndi umukristo. Nagombaga kumubwira uko nemera, nawe akambwira uko yemera. Gusa nubwo ari umusilamu, Yesu nakurikiye Korani muvuga inshuro nyinshi. Yesu niwe muntu uvugwa cyane muri Korani.
rero iteka mu muntu aterura yikorera ashyira ku mutwe we, abandi tuganyuza mu kanwa dushyira mu nda, abandi bagakurura bajyana mu mbere. Ni ukuvuga nyine nanjye ngomba gukurura nizanira iwacu. N'ahari ni byiza, naho ndi ni byiza, ariko mba numva yazi iwacu, kimwe nuko nawe yumva najya iwabo. Ariko nta kibazo nyine, iyo yemerana ari kumusengera nizo nshingano zanjye, kandi nkamusengera ku buntu. Hari abasengera abantu ku mafaranga cyane, hari abasengera abantu ku mafaranga kandi iyo ari menshi. Ayo masengesho, yego, wizera ko ayo masengesho ashobora kugira icyo atanga? Hari abantu basengera abantu bitwaje Bibiliya. Abenshi baba bakoresha inteza zo kwa Ryangombe, bagakoresha iyo myuka ya gipfumu, bagahagarara ku ruhimbi, bakarenzaho izina ryitwa Yesu, ariko Yesu witwa Yusito uri mu Bakolosayi 4:11, uwo Pawulo yajyaga ababwira ngo na Yesu witwa Yusito arabatashya, mwene se ukundwa. Rero ni business, ariko bene abo igihe cyabo kirabaze, uko urushinge rw'ikaragaruka umunota ukuzura. Nkeka urushinge rumaze kugera muri saa 9 muri 3. Rero kuko hari inkoni, kandi iyo nkoni igiye gukubita, kuko abantu Imana yahaye message, ari nabi Imana yahamagaye ba impano z'ubuhanuzi, ba impano z'ivugabutumwa, hari byo bitarimo imyuka ya gipfumu, ariko bageze kuri ubu butaka bw'inyarugenge babibyaza mu kanyenyeri. Ibintu byose ni akanyenyeri kandi akanyenyeri kandi akanyenyeri kandi akanyenyeri. Ariko se akanyenyeri Imana yanjye koko ubwo akanyenyeri Imana yibikabona. Imana yaba ari umuntu nyine nkanjye mu gutekereza kwanjye kwa muntu wicaye aha, iyo mba Imana mba narabamaze. Ukandisha akanyenyeri bita ngushyira ku ipano, ukandisha akanyenyeri ngushyira ku ipano. Yego, ubuzima turimo no kugira ngo babashe kubaho, ntabwo ari ukubaho. Tubona Pawulo yarabwirizaga ubutumwa aboha amahema, tubona Petero yararobaga, tubona Yesu araje aragiye mu butayu amara iminsi 40, Satani amugerageresha akawunga aramubwira ati barakubeshye. Tubona bazakayo bava mu kwirirwa biba bambura abantu amafaranga. Imana yaguha umugisha utibye, niko nemera muri jewe, kuko ntabwo abantu batuye i Kigali yose, aya ma etage yose nagaruka abantu ari ibisambo. Umuntu yakohereza amafaranga kuri telefone gutya atanakuza, akavuga turiya muntu namubonye mu kiganiro, nyabona uyu mukobwa ahubwo mumuremere, mumuremere, dushyira abafana bajyeho, baza bandemera abafana banje. Ariko n'amafaranga turayakeneye mu buzima bwa buri munsi, kuko turya kubera amafaranga, turakora. Icyo ntemera ni ukubona amafaranga mu buryo butari bwo, uburyo bw'ububandi, kwitwaza izina ry'umuntu. Ariya niyo nyaruka aza ari menshi, ariko nayo ashira nk'amashara, ashira vuba cyane. Rero ababikora bategekewe igihe, kandi igihe kiri ku isahani nayo iriho ubusa. Isi igiye kubasumbanya, ibasumbanya amajosi, ibasumbanya amaguru, uve gutubura Kicukiro n'ibikubita mu Kanogo, moto ibikwashije hasi, umuhanda ubura urenze. Kandi bene abo bantu iyo igihe kibakuyeho amaboko, bari abantu bakwifuzwa ibihe byose, kandi ni abantu bakomeye bafite titre zikomeye, ni abaposo, ni barevera pasteur, ni abantu nyine bari mu rwego ngo rw'amavuta, amavuta basizwe. Ayo mavuta igihe kiragera, amavuta se buriya Yesu niwe ari kwiriba, hari Samariya ahuye n'umusamariyakazi, amubwira ati makuru two tuzi. Urumva Yesu yamwatse utuzi, kandi abona hari iriba ry'amazi, amwaka utuzi, kuko mu muntu iteka haba utuzi, nta mazi abamo. Ariko Yesu yaramubwiye ijambo, aramubwira ngo utu tuzi uri kunywa rero, uri kunyima, tuzakama. Aba bantu bari kuza batuburira abantu utuzi tugiye kubakamana. Yongwe waramubonye ko avuye imageragere, dushimira Imana ko Imana yamukuyemo, arizi. Imana yarabimubwiye mu gihe cyashize,
turi mu kiganiro nk'uko mu mujyi hariya yari yaramubwiye ko azoje Mageragere azajyayo akamara y'amezi 3 ariko imuha amezi 3 yo mu buryo bw'ubuhanuzi kuko nk'ubu ngubu Bibiliya ivuga ko umunsi umwe ku Mana ni imyaka 1000 kuri twe. Imuhaye amezi 3 ni ukuvuga buriya yavuye muri materineri yari mu ishuri avuye muri materineri yego ariko yaramusaba gukanura cyane kugira ngo atajya muri primaire. Ko Imana ishobora kukubwira ikintu ikaba yanakigushishuriye kubera iki wowe udashobora kuyisaba ngo cyakintu ntikibeho. Yaguhishuriye ikintu ariko nawe ushobora no kugisaba kugira ngo ntikibeho. Kandi baca umugani ngo ibuye ryabonetse ntabwo gica isuka. Kubera iki Imana yamuhishuriye ibintu ariko akanga bikamubaho. Nuko ari umuntu n'umuntu kandi ikosa yakoze nuko yari yamaze kwakira ko ari umuntu. Ni ikosa rikomeye kumenya ko uri umuntu. Sinabyiza kugira ngo umenye ko uri umuntu. Iyo umenye ko uri umuntu urigosora kandi iyo wigosoye ugwa mu maboko y'abandi kuko nta we iyo yabyumvise gutyo aha agaciro ikivuzwe. Iyo atagihaye agaciro rero icyo nicyo kimwigisha kandi iyo kimwigishije kimuha diplome. Si uko umuhanuzi aba atahanuye cyane ko iyo wahanuye hari abafata amafaranga ariko nkanjye nta mafaranga nemerewe gufata, nemerewe gusengera abantu ku buntu. No muri iki kiganiro abadamu cyane cyane batabyara bazarebe nimero yawe bazampamagare mbasengere ku buntu kandi Imana ibaha iki abana ku buntu. Sinemerewe gufata ifaranga cyangwa kimodoka cyangwa inzu nk'iriya cyangwa iki. Nemerewe gutanga message ngasengera umuntu Imana ikabisohoresha gukiranuka kwayo ubwo kandi tukaba tubyaranyabo byo biba byarangiye. Navuga rero message kuyumva ni kimwe ariko no kugendera mu bushake bw'iyo message nacyo ni ikindi. Kuvuga ko Imana ni kimwe, kwigishwa n'Imana ni kimwe, no gusoza kw'Imana ni ikindi kuko imisozi urumva ni itatira tandukanye. Gusa Imana ishimwe hari abandi bagiye kumusimbura nabo bajyeyo. Baje Mageragere. Mbabona hano. Mbabona. Kandi bari kuhakira igita. Urabona umwana. Ukora iki kugira ngo bareke kuja? Hari ahantu umuntu yakwifuriza undi muntu kuja. Aho gukora urabona umwana. Ubushobozi bwawe kugira ngo umuntu ntajye. Urabona umwana. Urabona umwana yabona umuriro abona ari akantu keza yatarashya. Aho nuko ni birimo by'umuriro bizamuka akavuga ati kari akantu ni keza. Ariko yahiye ntasubirayo. Ntabwo ashobora gusubirayo. Dushimira Imana ko Imana hari abantu Imana igihagazeho. Biganiro mujye mubigeza kure kubera ko ubona ururimi rugenda rucika, amagambo y'ubwenge agenda abura. Kandi impamvu bene ibi biganiro biba bigomba kugera kure nuko biba bifite ubuzima bw'umuco runaka kandi ishyanga ritagira umuco burya riracika. Abantu bakomeze babigeze kure kandi abantu bafokasinze ku muco cyane. Leta nayo igira ikintu bagenera nk'ishimwe. Ngira ngo ujye ubona abagenzi bawe cyangwa se abakobwa cyangwa se abadamu bamwe na bamwe si bose bafata ubwo buzima bwabo bakabushyira mu bitari ngombwa, ukabona nyine ibitutsi, amabuno hanze iki. Ariko ugasanga mwebwe mwashyize imbaraga ku muco. Gishyigikira bakora subscriber kandi nanjye nimwongera kuntumira nzagaruka kuko umwana ujya iwabo ntakumirwa. Yego. Yes. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko turarangiza turirimba kapera.
kapera n'ubundi urumuririmbyi. Reka tubanze tugushimire wakoze kwitaba tukaganira tukagira umumaro kuri Umutoni Official. Kapera rero ndirimbye naririmba indirimbo ya hip hop nari ariko ya gospel. Twagiye Mwijuru habaye inama isi yacuze umwijima, Black Angel muri Rosi yanyiciye ubuzima, Marayika Mikayeli ntacyo yigeze avuga, Gabriel mu bishura yibereye manuma, Imana nayirumirwa, Yohana nguwo kukirwa isazi yatsitse yendaga kumumira, amarira aramanuka, gitara arahaguruka, Yohana reka kurira, dinari gitono manga hanagura amarira, uwo ninde wadukaye amazi twishwe n'umwuma, mu rugamba rukomeye akadusubiza ubuzima, niyashimwe Imana yikuraba nuko cyavu, wayahayira muhakarangurira gwanzu, ndibukesha bundi rwose ndi gukina dogoma, kuba hari gatari pe ntafite yiyikoma, hari Imana itubera amaso buri munsi. Murakoze. Yego urakoze nawe cyane.